Lumumba Profesa yagiye avuga ibintu byinshi ku bijyanye n'iki kibazo cyo muri Tanzania cyabaye, aho yahereye ku byo Nyerere yavuze yuko demokarasi ari uguhanganisha ibitekerezo, buri umwe akajya azana ibitekerezo undi akazana ibitekerezo bye, noneho mukabishyira ku meza mukabasha guhangana, icyo abaturage bakunze akaba ari cyo bahitamo. Ibi ni ibintu Nyerere yakundaga kuvuga cyane, rero niyo mpamvu Lumumba mu magambo yagarutse kuri iki kintu cya Nyerere yagiye avuga. Ibi rero byabaye muri Kenya mu mpera z'ukwezi kwa cumi, ni ibintu bidasanzwe cyane muri iki gihugu cya Kenya kuko ntabwo ari ibintu byigeze bibaho rwose, kuko muri Kenya ni igihugu cyari kiri ku murongo cyane, aho ibintu byose bigenda biri ku murongo, aho ibintu by'amoko biki n'ibiki ibyo ni ibintu bari barashyize ku ruhande cyane, nanone bakagira amashyaka ya politiki aho babasha atandukanye, mu gihe mu bindi bihugu byarwanaga no kugira ngo byumve ikibazo cy'amashyaka menshi atandukanye, ariko muri Tanzania ni ibintu bari barumvise kuva kera, bari barabishyize rero ku murongo cyane kubera Nyerere wabishyize ku murongo, dore ko bagendaga bakurikirana neza, uva kuri Nyerere ukagera kuri Mwenge, ukava kuri Mwenge ukagera kuri Mukapa, ukava kuri Mukapa ukagera kuri Kikwete, Kikwete ukamuvaho ukajya kuri Magufuli, Magufuli ndetse waje no kwitaba Imana, hahita hakomerezaho Samia Suluhu, umudamu wa mbere muri kino gihugu wari uyoboye kino gihugu, ndetse ni ibintu bikunda kuba gake muri Afurika, niwe mudamu wari uyoboye kino gihugu, rero byumvikanaga yuko biteze yuko bigiye kugenda neza. Ibi niko uyu Lumumba bivuga, Abatanzania bumvuga cyangwa isi yose ivuga ko bikomeza bigenda nk'uko byari bisanzwe bigenda, ibintu biri ku murongo, kuko nk'uko byatangiye atangira gutumira abantu batandukanye, ndetse atumira n'abatavuga rumwe, arabazana bagirana ibiganiro, baravuga ati noneho koko ibintu bigiye kuba byagenda neza, ariko ntabwo ariko byakomeje kugenda. Nyuma y'igihe gito cyane hatangiye kumvikana abantu bagenda bamwe bashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu, nanone bikagaragara yuko ari abatavuga rumwe, ibi byatumaga rero abantu batumva ibi bintu biri kuba muri Tanzania. Ibyo ngibyo rero nibyo bafashe nk'aho ibyo bintu atari ibintu by'Abatanzania, ibyo bita ni Tanzanian, ni ukuvuga ngo ibyo bintu byo gukora ibyo bintu byo gutangira gufunga abantu batavuga rumwe, ntabwo ibyo byari bizwi muri Tanzania, kuko Tanzania ni igihugu cyari kigendeye kuri demokarasi nk'uko Nyerere yari yarabibabwiye, ariko bitangira kuba ikibazo muri kino gihugu. Rero ibi nibyo byabaye muri Tanzania, rero abantu babyibazaho mu buryo bugiye butandukanye, nibyo rero uyu Lumumba nawe yagiye agarukaho avuga yuko ibyo bintu bitari bisanzwe, akavuga rero kuko ikintu guverinoma ya Tanzania igomba gukora nta kindi ni ukumenya yuko nubwo koko baba barabonye intsinzi, dore ko na Samia Suluhu yarahiye, ariko bagomba kumenya yuko iyo ntsinzi nubwo yaba yarabonetse, ariko yabonetse mu buryo butari bwiza, kuko hari abantu bagiye bapfa kandi b'Abatanzania, abandi bakamererwa nabi, rero ko bagomba kugira icyo bakosora mu byo barimo byose, bagashyira hasi, ubwo bari hejuru rwose bakicara hasi bakaganira n'abo bantu batavuga rumwe, bityo ntibakomeze gupfukirana abantu babashyira munsi ya tapi ngo ntibumvikane ibitekerezo byabo. Nibakomeza kugira gutyo nta kintu bizafasha muri Tanzania, igisebe cya Tanzania kizakomeza kuba igisebe, niyo Tanzania twifuza ntabwo izakomeza kubaho. Ikindi cyagarutsweho cyane ni ikijyanye n'imibanire hagati ya Tanzania n'igihugu wenda cya Kenya. Tanzania n'ubundi ni igihugu ubu kinayoboye kiyoboye East Africa, ariko kigomba gukomeza kubana n'Abatanzania n'Abanyakenya, kuko bafite byinshi bibahuza kurenza ibibatandukanya muri politiki. Aho rero ni naho yagiye agaruka ku bintu bigiye bitandukanye, aho avuga yuko hari n'Abatanzania Kenya bavuga ati rwose tugende tugiye gufasha bagenzi bacu bo muri kiriya gihugu cya Tanzania mu myigaragambyo, ariko mu rwenya rwinshi Lumumba aravuga ati niyo umuturanyi wawe yabahuye n'ikibazo
ngo ntabwo ugenda ngo uhite ujya mu kibazo cye utaramenya n'ikibazo afite, ahubwo akubwira ikibazo afite, noneho ukaba wagenda ukamufasha. Nguko rero uko Lumumba atekereza kuri iyi politiki ya Tanzania, aho Lumumba avuga yuko Samia Suluhu iyo bareba wenda nko mu mujyi byari kuba ikibazo, ariko mu cyaro yagombaga kubatsinda, ariko uburyo yabatsinzemo aho niho hahise habamo ikibazo. Uburyo yatsinzemo hari ibibazo bitandukanye, hari abantu bafunzwe, abantu bagiriwe nabi, icyo nicyo cyabaye ikibazo mu gihugu cya Tanzania. Rero uyu Lumumba avuga yuko leta ya Tanzania bagomba gushaka uburyo baganira n'abo batavuga rumwe, bakagira ibyo bahuza bakumvikanaho kugira ngo amahoro akomeze asagambe, ariko nibakomeza gupfukirana bariya bantu bagashyira ibibazo byabo munsi y'itapi ntibabyumve, ibi bizakomeza kuba ikibazo. Hari n'abatanzaniya bamwe bavuga bati igihe kirageze kugira ngo itegeko nshinga ritangire rirebwe neza. Icyo rero bareba nta kindi ni ukugira ngo barebe yuko koko demokarasi yubahirije, nk'uko Nyerere yakunze kubivuga yuko demokarasi ari ukugira ngo ibitekerezo abe ari byo bihangana, buri muntu wese agende yumva ibitekerezo bye, mbega ntihagire umuntu upfukiranwa mu bitekerezo bye, buri muntu atange igitekerezo cye. Ku rundi ruhande rero, mu gihe bizaba bigaragara yuko batabishaka, batari gushaka kumva abatanzaniya, ibi bizateza ikibazo. Cya gisebe cya Tanzania kirwaye ntabwo kizabasha gukira, ahubwo kizakomeza kubabara cyane, bitewe n'uko batumvise abandi bantu batanga ibitekerezo bitandukanye na leta ngo nabo bagire icyo bavuga. Nubwo rwose yarahiye uyu Samia Suluhu, ni igihe cyiza cyo kugira ngo babashe kuva hejuru, begere abaturage, bagire icyo babasha kuganira n'abaturage. Urumva ko uyu Lumumba agenda atanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko akongera akagaruka ku ngingo nanone yo kuvuga yuko kuba Samia Suluhu na leta ye barahagaritse imbuga nkoranyambaga, social media ntizibashe kuvuga ibyo, uburengerazuba bwabifashe nk'aho ari igitugu, dictatorship, ariko ntabwo ariko Lumumba abifata, hakavuga yuko ari ubundi buryo kugira ngo ibintu bitagenda bihererekanywa, kuko urabona ko imyigaragambyo igiye iba mu bice bitandukanye, abantu bashobora kuba bagenda babyigana biva ahandi bijya ahandi, kuko abantu burya bakunda kwigana abandi ku mpamvu zitandukanye. Ushobora kuvuga ati nimba bano babikoze natwe tubikore, n'undi nawe akaba yabyigana, nk'uko ibyiza cyiganwa n'ikibi nacyo gishobora kuba buriya cyakwigana, abantu bakagenda bigana abandi kugira ngo babashe kuba ibyo rero bigatuma byateza akavuyo mu gihugu. Rero kuri Lumumba akavuga yuko bino bintu byabaye muri byo kuba bahagarika social media ari ikintu cyiza, ahubwo cyakozwe kugira ngo babe bakwirinda yuko ibintu mu gihugu bikomeza kudogera mu gihugu cyose, igihugu noneho kikavurira umutekano icyarimwe. Niko Lumumba we abifata. Hari indi ngingo nanone yagarutseho nanone yo kuvuga ngo impamvu wenda ashobora kuba yaragiye aterwa amabuye Samia Suluhu ngo nuko ari umugore, ariko ibyo ntabwo Lumumba abyemera. Avuga ko ntaho bihuriye kuba ari umugore, kuko burya politike ntabwo igendera muri ibyo bintu byo kuvuga ngo umugore cyangwa umugabo, ireba inyungu za bose, ireba abantu bose. Ibyo kuvuga ngo ni umugore cyangwa ni umugabo ntabwo ibyo ngibyo abyemera. Kuri Lumumba rero muri make aravuga yuko icyaba cyiza nta kindi ari uko hagomba kubaho ibiganiro hagati ya leta, ari igihe cyo kugira ngo baganire na bariya bantu, ntibakomeze kubapfukirana, bumve ibitekerezo byabo, icyo bavuga cyose bagihe agaciro kugira ngo Tanzania ikomeze itere imbere. Ukoze kurikirana Akanguzo TV, ibiganiro bindi birakomeza. Murakoze cyane, ndabakunda.